epidermolysis bullosa. Mw'abantu mwe hari abantu bababaye ku isi. Indwara irangwa no gutonyoka. Uruhu rubaho rutonyoka iteka ryose. Byose biturutse ku kwikubana k'umubiri n'ibindi bintu. Ubushyuhe bwinshi, kwiyuhagira, guhoberana, ibyo byose uko ubikoze niko rutonyoka ukaba bene uku nguku. Uyu mwana w'umukobwa yitwa Lily. Ati nyabuna nimumfashe. Ni umwana w'umukobwa. Ati nitwa Lily. Ndi mu buribwe bukomeye. Ati uruhu rwanjye ndutakaza buri munsi. Ati ntabwo mfite amafaranga kugeza no kuyo kugura imiti imvura. Ati basi nimumfashe mwitange ndebe ko uburibwe bwanjye bwahagarara. Ni umwana w'umukobwa. Ati Imana ishimwe kubw'ubufasha nubwo uburibwe bwanjye ari bubi. Ubuzima bwanjye bwose bushingira ku mfashanyo. Ati ndabakunda. Nitwa Mugisha Samuel. Ningiye kugusangiza bimwe kuri iyi ndwara, aho ituruka nuko wayirinda. Bigenda bite, bituruka hehe, abana bacu twabarinda gute bene ibi ngibi. Menya byinshi kubera mu isi, banza ukore subscribe. Indwara izwi cyane ku izina rya butterfly children. Ugutonyoka k'uruhu, gututumba kw'ibiheri byuzuye amazi cyangwa se ibibyimba bitonyoka hose ku mubiri ku ruhu. Iyi ni imwe mu nkuru izakubera ikimenyetso n'urwibutso rwo kwihagararaho mu buribwe n'amakuba ikiremwa muntu gishobora gucamo hano ku isi. Tega amatwi wumve uko indwara nk'iyi yatwigisha isomo rishaririye ry'ubuzima. Iyi ni indwara itera ibisa n'ibibyimba byuzura amazi bikameneka, yewe niyo habayeho kwikubanaho guto cyane umubiri n'imyenda. Yitwa indwara y'ikinyugunyugu kuko uruhu ruroroha neza nk'ibaba ry'ikinyugunyugu. Habaho ubwoko bune. Ubwa mbere simplex. Ibibyimba byuzura ku biganza no ku birenge. Junctional EB. Ubu ni ubwoko bwa kabiri, buryana kubi kandi buboneka umwana akivuka. Dystrophic. Ubu ni ubwoko bugutera inkovu nyuma y'uko ibibyimba byuzuye amazi bimenetse, ari nabwo bivamo kanseri y'uruhu. Kindra syndrome n'ubundi bwoko. Uruhu ndetse n'udusa n'udushashi dutwikiriye umubiri turibasirwa, aho ni mu kanwa n'ahandi nkaho. Uzi ikibabaje? Iyo indwara yakurenze no kurya ubwabyo, kuriya umira ibyo wariye nabwo bizagutera ibi bibyimba byuzuye amazi mu muhogo. Tekereza kubaho mu bwoba bwo gutakaza buri gice kikugize cy'uruhu byaturuka ku kwinyeganyeza uko ariko kose cyangwa se kurya. Mu bitera ubu burwayi dusangamo kwihinduranya kw'ibigize umuntu ibyitwa gene igihe umwana yikora mu nda y'umubyeyi. Uku kwihinduranya kubera neza ku byubaka umubiri cyane cyane ibikora uruhu. Uku kwihinduranya iyo kubayeho bica intege bimwe mu bihuza igice cy'indani cy'uruhu n'igice cy'inyuma, epidermis na dermis. Akenshi umwana azakura uburwayi ku mubyeyi umwe cyangwa ababyeyi bombi bakagira uruhare mu kumuha iki icyago cy'ubuzima. Ibi ni ibizwi nka inheritance recessive. Rimwe na rimwe hari ubwo bituruka ku cyitwa autoimmune conditions, aho umubiri wirya ubwawo ukirwanya. Hari n'ubwo ibi biturugunyu byibasira ingingo z'indani zirimo igifu, amara n'umwijima cyangwa se ibihaha. Ni ingingo z'indani nyine. Iki gihe bizaba byakubanye bibi cyane. Ibimenyetso bishobora gutandukana kuva ku bisa n'ibibyimba biza ku ruhu mu kanwa n'ahandi nkaho. Iyo bimenetse bikora ibisebe bimara ibyumweru cyangwa se amezi ngo bikire. Nyuma y'ibyo bizakora inkovu ku buryo ubona uruhu rwarangiritse. Ku bindi bisobanuro reba iyo foto ureba. Ahantu nko ku ntoki, amano hazangirika cyane. Ibimenyetso bishobora kugenda bikarema ibibyimba byuzuye amazi nko mu kanwa, mu muhogo n'ahandi. Ibintu nko kwiyuhagira, kwambara imyenda, yewe no guhoberana n'abandi bizatonyora umubiri wawe wuzura ibisebe. Umuntu aragenda kuzura agahinda, ukwiheba ndetse no kumva ari wenyine. Mu bikorerwa abarwayi nk'aba ni indwara ubundi utakwirinda kwikubaho kuko ni icyago nk'ibindi mu buzima. Ni nk'uko wagenda mu nzira bakakugonga ugapfa. Gusa ku murwayi hari ibyo bakora ngo bagabanye uburibwe bwe. Bagira inama abarwayi n'abita ku barwayi kubambika imyenda yorohereye cyangwa se minini kugira ngo bagabanye ukwikuba kw'imyenda ku mibiri yabo. Babambika bande zimwe zo kwa muganga zidafata ku ruhu. Bagira inama abantu kuba ahantu hakonje bakirinda gushyuhirana. Abarwayi baba bagomba kurya amafunguro yuzuye ngo barebe ko bakira. Rimwe na rimwe hari n'ubwo basana utunyangingo twangiritse ngo barebe ko bakira. Ni ubushakashatsi n'abarwayi babwo. Ubushakashatsi ku miti no gukora kwayo birakomeje. Ni uburibwe banyuramo budasanzwe
bituma ubushakashatsi bukorwa ubudahagarara. Amasomo twakwigira kuri iyi nkuru: kutiheba cyangwa se gutakaza icyizere mu buzima. Abarwayi b'iyi ndwara buri gihe batwigisha imbaraga no gukomera kandi no guca mu bibazo by'ubuzima byose n'icyizere cy'ubuzima tutagitakaza. Akenshi batwigisha kwishimira ibyo dufite mu buzima, abadusekera, abadusuhuza, abaduhobera. Buri gihe batwigisha umumaro wo gusenyera umugozi umwe, dufasha abandi, tunashaka umuti ku bibazo bitandukanye by'ubuzima. Ubushakashatsi hari ikigo gifasha abana nk'aba bafite ibibazo nk'ibi, kandi nicyo gusa, nicyo cyonyine. Nicyo kibabaje. Muri komenti ndabashyiraho urubuga mwanyuzaho ubufasha, ndetse na momo yanjye ya telefone irafunguye. Nimero yanjye urayibona muri description y'iyi video. Mugiraneza yafasha umwana nk'uyu. Uzanyandikire ko ari ay'ubufasha ugeneye abana nk'aba. Tubikorere ikiremwa muntu. Iyi ndwara igabanya icyizere cyo kubaho mu bandi, yongera kanseri yibasira uruhu. Ikibabaje, abantu benshi ntibazi iby'iyi ndwara. Iyaba babizi ahari, abarwara iyi ndwara ntibakabaye bapfira mu buribwe ari bonyine bucece. Abo mu buvuzi ntacyo badakora ngo bige ku cyakiza iyi ndwara. Mureke dufashe abababaye. Ubufasha bwose waba ufite, kanda ahanditse donate cyangwa se donate niba ariko wabisoma, cyangwa se ujye kuri rwa rubuga ruri muri komenti ubarebe ubafashe. Reka tubafashe kurwana urugamba nkuru, kuko twagize amahirwe twebwe turi bazima. Niba iyi nkuru igukoze ku mutima, hereza ikiganiro like, gisangiza abandi, ntibagirwe gukora subscribe, hari igihe utazongera kumbona. Niba warakoze subscribe, amahirwe masa wamaze kwinjira mu rubuga rw'abantu bajijutse hano ku isi. Menya byinshi kubera mu isi. Iyi ni Telemontagne Rwanda.